ubaka kanya gituma FDLR idashobora gufata kuvuga ngo dutere u Rwanda bipfe gushoboka mu buryo bworoshye nuko M23 ubwayo njye mvuga ko ariyo yisenye kuruta uko yasenywe barisenye yarisenye y'ubwayo Kongo yarisenye mu by'ukuri harabwa ko hari izindi mbaraga zayisubije inyuma wasanga nayo atari ubwayo fasha umunyarwanda uri pfiyongiyo za Kagaramira cyangwa nayo hose Gisagara yumve icyo u Rwanda rurimo rucuruza hirya hariya biri gutuma ruva hamwe rukajya ahandi. Ese Visit Rwanda iri gutanga yesho mu bihugu mpuzamahanga bari kwibona gute muri make? Reka nonye bayikaze inshuti bakunzi b'uruganiro bateka neza ko mwese aho muri mukomeje kumererwa neza cyane. Nkibisanzwe tugarutse mu biganiro byacu bya buri munsi nkuko maze kwimenyera tuganira ku ngingo uzigiye zitandukanye nk'ibisanzwe. Ariko aho uri hose kangusabe ko wakora subscribe ntabwo bigoranye cyane. Umwanya urimo kureba kino kiganiro kandi subscribe unakande kuri notification kugira ngo nitujye dushira ibiganiro uzajye uba uri wa mbere mu kubona ibyo turimo tuganira cyangwa se ibyo turimo tubagezaho nk'uruganiriro TV. Ngewe rero ujya kwageza iki kiganiro kano kanya ni Kadusi Castro nk'ibisanzwe. Reka mbahe ikaze. Uyu munsi rero ndi kumwe na ukwikunda Inyanse. Reka amuhe ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Uramahoro? Yego turamahoro. Ikaze mu ruganiriro. Ya. Ndishimye. Okay, urakoze cyane. Nk'ubusanzwe ntabwo ari ubwambere ugaragaye ku ruganiriro TV. Ni inshuro nk'iya kabiri ngo se ya gatatu ngaho. Abakuzi bamaze kumenya ko byanga byakunda bigeze ahangaha ni politique. Cyane rwose. Ni ibiganiro byubaka of course nk'ibisanzwe tuganira byinshi bifite icyo bifasha societe tukava kuganira ku byo mu Rwanda gusa tukajya no hanze yarwo uko ntabwo wareba iwanyu gusa buryo ugomba kureba n'ahandi. Inyanse ngira ngo muri iyi minsi hamaze iminsi havugwa ibintu byinshi bitandukanye cyane cyane mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba. Ibintu ntabwo urebye ntabwo bihagaze neza. Hari amakuru menshi ariko usanga menshi yibumbi cyangwa se azingiye mu gace kamwe ni muri DRC. Rero turibuze kuba tuganiraho ariko mbere yuko tujya kubisasanura byose reka nibutsa abadukurikiye ko turibuze kuba tuganira ku ngingo ebyiri z'ingenzi wenda izindi raza kuba zijyamo gusa nk'ibisanzwe. Turaganira ku mutekano mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba cyangwa se ibiyaga bigari ariko nivuga iburasirazuba uruva ibihugu nka bitandatu cyangwa se biri hafi 8 bigize Afrika y'Iburasirazuba. Nituvaho ngaho tuza kuba tunaganira ku ishusho y'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga. Nibyo rero tujye kuba tuganiraho cyane ngira ngo Inyansi arahari kandi leta yari kuba yakubwira byinshi wifuza kuba wamenya. Nanjye ndahari kugira ngo mukubereze ibyo utashoboye kuba wagira ngaho ngo umwibarize. Inyansi. Yego. Ngira ngo mu minsi ishize no n'uyu munsi nejo wenda bizakomeza bibaho tubone amakuru menshi avugwa mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba ariko cyane amenshi usanga ari avuga ku mutekano. Kano kayo umuntu kudukurikira umaze iminsi tabakura internet umutekano muhisho y'umutekano muri Afrika y'Iburasirazuba. Nibyo koko yuvuze umutekano muri Afrika y'Iburasirazuba ugomba kumenya ugomba kubanza ukareba Afrika y'Iburasirazuba mu mutekano muri rusange kivugwa n'igiki. Umuntu yahera hano mu Rwanda akavuga ku nama yari yahuje igisirikare cy'u Rwanda ndetse na bamwe n'igisirikare cyo muri Tanzania ibiri yabereye Nyagatare ejo bundi. Yego. Aho abayobora ingabo kuri utwo duce izihana imbibi abayobora ingabo zihana imbibi ziri ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania ndetse n'abari ubwo ni turi kuvuga mu Rwanda ndetse nabo kuri Tanzania ku rundi ruhande bahuriye hamwe biga ku buryo bagomba gucungamo umupaka. Wava mu Rwanda ukajya muri Uganda igihugu duhana imbibi ariko igihugu gifite amateka akomeye cyane ku Rwanda ubishaka cyangwa utabishaka. Igihugu cya Uganda iyo utendeye ikirari cy'amateka usanga gifite kinini cyane kivuze ku Rwanda. Ugasanga ngira ngo mu minsi yashize mwumvise General Neva azamuka akajya Uganda
uretse uvuye Uganda ugakomereza hirya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uhasanga naho hari byinshi bihavugwa. Joseph Kabila igoma, Joseph Kabila guhura n'abanyamadini, ibyo byose ni muri Afurika y'Uburasirazuba tukiri turimo turavuga. Ngira ngo uhereye ku bihugu bikikije u Rwanda umuntu ababiciyemo byose, ariko ntabwo nanone tujya twibagirwa ko Afurika y'Iburasirazuba no hejuru izamuka ikagera muri Ethiopia, naho rero tukahavuga ukamanuka muri Sudani, naho murabizi muri Sudani y'Amajyepfo ibyahabereye mu minsi yashize, ingabo zimwe za Riek Machar ni za Salva Kiir kugeza no kuri ubu ngubu ngira ngo ntabwo umutekano waho wari wamera neza. So niyo ushatse wojya ku baturanyi babo, mu by'ukuri umuntu yavuga ko muri Afurika y'Uburasirazuba ndetse n'imipaka no ku nkengero zayo ntabwo yavuga ko harimo ikintu kinini cyane kiba gitutumbamo usanga kitameze neza 100%. Yes, uduhaye ishusho yuko umutekano ugiye unyura kuri buri mpande zombi, kuri buri bihugu. Ubwo turaza kujyamo na Somalia ko bahari ukuntu bashyize muri South Africa nayo igemo nayo umutekano ntabwo itekanye. Ishusho muri rusange icyo nkuyemo cyangwa se n'umuntu wese dukurikiye ikintu ari buze kuba yakuramo nuko umutekano muri South Africa ntabwo uhagaze neza cyane, ntabwo hari muri make. Uhari ari muke, urahari ku kigero runaka ahubwo. Yego, navuze ko udahari umutekano utariho, udahari se ibintu byose byazamba. Byose byazamba. Hari ikintu rero ukomojeho ubwo tugiye guhita twambuka, ntabwo tubize gutinda, twambuke tuhita tugera kuri M23 no muri mu burasirazuba bwa Kongo. Ukomeje kuri Kabila, impamvu mpise ngira aho ngaho nuko n'ubundi intandaro ya byose 95% ni muri DRC, sibyo? Yego, kano kanya ejo bundi twabonye Kabila aza muri Kongo ariko igoma hariya ajyayo, yahoze ari perezida wa DRC, ariko mbere yuko bibaho hagati aho ngaho yari yabanze bise gutakaza gukiza cyangwa se gukurirwaho ububasha n'ubudahangarwa. Inama yabereye Kinshasa yafatiwe mu byemezo, hari icyo byari bisobanuye mu by'ukuri. Nawe kwese tubona ijambo rikomeye rya Kabila nyuma y'imyaka myinshi avuye ku butegetsi, nibwo yongeye kugira icyo avuga kuri politike y'igihugu cya Kongo. Kano kanya nkawe umusesenguzi mu bya politike, duhereye ku kuba Kabila yaratakarijwe icyizere cyangwa se yarakuriweho ubudahangarwa, bisobanuye iki muri politike ya Kongo? Kabila gukurirwaho ubudahangarwa bifite ikintu kinini cyane bisobanuye. Kabila yayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyaka igera kuri 18, hafi ibinyacumi 2. Ariwe uramutswa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yaho se yiciwe. Kabila yubatse kiriya gisirikare, iyo mvuze kucyubaka urufatiro runini cyane, abantu benshi bagize kiriya gisirikare babanye na Kabila imyaka myinshi. Kabila yarwanye na M23 ya mbere. Kabila yabayeho muribuka mbere ya M23 za CNDP, imitwe yose yagiye ivuka arwana nayo kugeza kuri M23 arwana nayo. M23 irahunga nyuma yaho atumirije Sadek n'ubundi ize kumufasha. Wongeyeho n'ingabo z'umuryango w'abibumbye icyo gihe za MONUSCO. Icyo gihe rero byahise bisa nk'ibihinduye isura. M23 nayo yagize ibibazo, icikamo ibice bibiri, igice kimwe cya Sultani Makenga kiyobowe na General Sultani Makenga, ikindi kijya ku ruhande rwa General Bosco Ntaganda. Ngira ngo murabyibuka ibyakurikiyeho Bosco Ntaganda. M23 ubwayo njya mvuga ko ariyo yisenye kuruta uko yasenywe. Barisenye, yarisenye y'ubwayo. Igeze ku gasongero ifata Goma, yimaramo igihe gitoya irisenya y'ubwayo kubera amacakubiri yayivutsemo. Igice kimwe akakubwira gato. Kongo yarisenye mu by'ukuri, harabwa ko hari izindi mbaraga zayisubije inyuma, wasanga nayo atari ubwayo.
ngiye mvuze gutyo ndeba ibihari. Yego. Njye mvuga ko yisenye nshingiye ku kuba Yego. mbere y'uko bagirana ayo makimbirane Yego. yari ifite umuvuduko uhambaye. Yes. yari yamaze kwigarura Goma, ibice byinshi yamaze kubyigarurira. Rero icyo gihe mvuga ko yari yisenye kubera yuko iyo wenda izo ngufu zari kuza zikaza zisanga bunze ubumwe, bari kugira uburyo badiringa nazo bakarwana nabo n'ubundi. Urumva icyo gihe M23 yarigeze muri Goma irumvikana kwikuramo, yari ifite imbaraga zo kuba yahangana na Amerika, ko biva ko n'ubundi asa nkaho yayikuye muri Goma na Barack Obama. Erega yivuze ngo Amerika niyo yayikuye muri Goma, nge sinjya mbyemera ko Amerika ari yayikuye muri Goma, kuko Amerika nigeze yohereza ingabo. Yego. Amerika nibyo ifite igitutu mpuzamahanga ishobora kotsa abarwanyi. Yego. Ariko none se ubu ngubu ntibahari, Amerika ntihari, iracyahari kandi iracyakora nk'uko yakoraga icyo gihe. Zahinduye imirishyo reka. Nibyo zahinduye imirishyo niko bivuga. Ariko icyo nge nahamya nshingiye ku byagaragaye nyuma nuko y'ubwayo nibura ibyo byose byari gukorwa, bakavuga bakayifatira ibihano ibiki, ariko iyo baza kuba bunze ubumwe n'ubundi bari gukomeza urugamba rugakomeza. Yes, aho ngo turabyo bari kuba bakomeza. None ubwo Kabila amaze gukwirwaho ubudahangarwa, ubwo tugiye kwibaza niki bisobanuye none ubwo ngubwo. Aha, icyo bisobanuye rero. Yego. Icyambere nuko Kabila kuba yagezwe imbere y'ubutabera ubu birashoboka kandi biranoroshye. Imbere igihe yabaramuka afashwe. Gufatwa biroroshye nya. Gufatwa. Yego. Bito n'ahantu ari. Muri yarega tujya tuvuga ngo uko warandura wenda tuvuga inturusu. Yego. Ntabwo ariko wajya kurandura urwiri. Aha. Rero Kabila ni umwe mu bantu bakomeye. Cyane. Afite igihagararo neza, umuntu wafashe wayoboye igihugu imyaka 18. Ntabwo ari umuntu woroshye birumvikana. Ntabwo ari umuntu woroshye. Yego. Ubwo rero tumaze kubona ko byanga bikunda abadukurikira byumve neza, hariho ingaruka byagera kuri Kabila, ariko se ingaruka bigomba kugera kuri leta ya Kongo yibona Tshisekedi nizihe? Buriya rero uvuze neza cyane. Uti ingaruka byagira kuri Tshisekedi cyangwa se leta ya Kongo. Kabila buriya muri Kongo afite imbaraga zikomeye. Afite imbaraga mu gisirikare, afite imbaraga mu baturage kuko arazwi. Icyo ni kimwe, kandi Kabila ni umuntu ni umudiplomate. Yego. Njye mvuga ngo afite diplomasi iri hejuru. Kabila ni umuntu uzi guceceka, agaceceka mu Kinyarwanda, agaceceka mu Iringara, agaceceka mu ndimi zirenga 200 zikoreshwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yego. So Kabila rero ingaruka biza kujya kuri leta ya Kongo. Yego. Ku rwego rwa diplomasi. Kabila byanze kunza afite ibihugu runaka uburyo yavugana n'igihugu runaka bitandukanye n'uburyo wabwira Sultani Makenga ngo jya gukora negotiation hagati n'ikindi gihugu. Ibyo byamugora. Ndavuga ngo ni imbaraga za diplomasi zigiye gukomera cyane, bigakomerera Tshisekedi ku ruhande rumwe, kuko hari abo bari kumwe nawe bashobora kutazajya ku ruhande rwa Tshisekedi ahubwo bakajya ku ruhande rwa Kabila. Uhereye no muri no mu bamurinda barinda Tshisekedi, kuko si Tshisekedi ajesho bundi papa we yamaze imyaka irenga 40, ibinyacumi hafi 5 aharanira ubutegetsi bikanga, nta mbaraga bivuze ngo nta mbaraga yari afite icyo gihe. So rero uriya rero we najejo bundi muri politike, mvuga ko rero by'umwihariko azagira ikibazo kuri diplomasi. Yego. Kuko Kabila ni umudiplomate, afite connection hirya no hino, kandi akazagira n'imbaraga. Tshisekedi akazahura n'ikindi kibazo gikomeye mvuga cyo guhura n'imbogamizi zabo bari ari kumwe nabo, ashobora kuzibeshya ko rimwe na rimwe bari kumwe nawe, nyamara ukazasanga bari ku ruhande rwa Kabila. Ubwo bivuze ko Tshisekedi ashobora kuba ari kumwe n'abantu bamukikije ariko batari kumwe nawe. Umugambi afite we ariko abandi bari kuzindi, bari kumuneka muri make, bari kureba ukuntu gahunda zimeze, bagatanga raporo ahantu Kabila ari. Ibyo ibikimara kuba akimara kuva ko bamaze kumukuraho ubudahangarwa mu gihugu cya Kongo, ndetse ibintu byinshi imitungo ikabenda bibaye ngombwa ko yanafatirwa birumvikana cyangwa se akajyanwa mu nkiko. Ntabwo hashize iminsi irenze cyangwa se ngahe twumva Kabila ko yamaze kugera mu mujyi wa Goma, ntituzi ngo yanyuze hehe.
yego anasohoka ntibazi ngo wajya gusohoka igihugu yanyuze hehe ntabwo babizi nabo ubwabo ariko be ni politiki ntabwo bamenye ukuntu byagenze ariko akimara kugera muri Goma hari ijambo yatangaje rikomeye n'ibyarikurikiye bisa nkaho hari icyo byari bisobanuye muri make kuba Kabila yahita tutaragera ku magambo yatangaje kuba Kabila yakwerwa ubwo budahangarwa agahita yisanga muri Goma kanabitangaza kare muri Goma ni ihe message no bitanga kuri leta ya Kinshasa kuba byatangazwa ko ari Goma yego bihita bikuraho urujijo rwo kwibaza niba Kabila koko ubundi mbere habanje gukwirakwizwa ibihuha nge mbyita ibihuha kuko bavuga ko yaje muri Goma abandi bakavuga ko no ariko kucyo wari uri kuvuga bivugwa ko ubwo yasohokaga igihugu yagisohotse igihugu agiye kwiga South Africa bivuze ko rero yaba yaranaciye mu mipaka yemewe mu kugaruka rero ntabwo biramenyekana neza ngo yaciye hehe kugira ngo abe yagera Goma ariko aramutse yaraciye ku mipaka yemewe byaba bihise bigaragaza neza cya kinini navugaga cyuko Tshisekedi abakorera leta ubwabo batamushyigikiye kuko baba bazi neza yuko wa muntu ari uri gushinjwa na leta ari guca bakamuha mu inzira aho kumufata ngo ashyikirizwe ubutabera agafatwa bakamureha inzira ngo atambuke aramutse yaraciye mu zindi nzira nabyo ubwabyo byaba bigaragaje byeruye neza ko hari abantu bakorana byanze bikunze afite abo bakorana kuko ntabwo bakakanya wa Rota uri muri South Africa wigeze Goma nubwo ufite imodoka hari imipaka ugenda ucaho hari abantu uhura nabo bakugeza aho ngaho so nekereza ko rero byanze bikunze bihita bikuraho urujijo rw'uko Kabila byanze bikunze yaba by'umwihariko ari kumwe na AFC M23 yego ibyo ni kibisobanuye yatangaje amagambo menshi ashinja ubutegetsi bwa Kongo ko hari ibintu byinshi byangije habivangura mu gisirikare senaye hose gutonesha ashinja bese guverinoma ya Kiyobowe na Tshisekedi aho yanavuze ko arahagurutse iryo jambo kimara kuritangaza hashize iminsi mike cyangwa se n'umunsi umwe ahari tubona yagiye mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo agiye gusura abasirikare bakuru barenga 5,000 bahungiye bari babaga muri icyo kigo nyuma yaho tuze no kubona andi mafoto noneho ari mu mujyi wa Goma ari kumwe n'abayobozi batandukanye ba AFC M23 iyo message noneho niki Kabila arimo ategura ni message noneho ihambaye arimo agaragaza niki abaturage ba Kongo Tshisekedi yitega iki cyangwa nibi birango gusa n'ibidafite icyo bisobanuye ubundi nkimara kumva ko bwa mbere numva ko Kabila yageze Goma nabyumvishe bitangazwa n'ibinyamakuru bivuga ko nabyo bikesha amakuru AFC M23 by'umwihariko Colonel Nanga Colonel uyu nguyu uvugira ingabo za M23 Kanyuka hari uyu w'umusirikare wahoze ari wabanje watangiye ari majoro ya M23 yejo bundi majoro Wiringoma ubungubu ngo ni Lieutenant Colonel bivuga ko bikesha amakuru Lieutenant Colonel Wiringoma nyuma hakurikiraho andi makuru yavugaga ko ngo yaba yahuye na AFC M23 bakurikiraho amakuru yuko yasuye abasirikare ariko giye byo wenda byo gusura abasirikare sinigeze mbyemera icyo naje kwemera neza kuko nta bimenyetso bifatika nari nakabona icyo naje kwemera ni igihe noneho yasuraga yabonanaga n'abanyamadini cyese binyereka ko ari wa wundi ariko nanone icyo bigaragaza ari nacyo bisobanuye by'umwihariko ubwo yahuraga n'abanyamadini byahise bingaragariza ko uriya muntu ni umuntu uzi guceceka nk'uko nabivuze kuba rero iyo avuze akenshi usanga njye mvuga ko kuba yaza mu gice M23 igenzura AFC M23 igenzura kandi ubwe yarigeze kurwana na M23 ibyo ngi ubwanjye bimpamiriza ko byanze bikunze ashobora nk'umunyapolitiki kandi utoroshye utavuga ko ari igifi ari agafi gatoya mu nyanja yaba ari finini yaba ari barene njye mubona ko ari muri Kongo buri abanyamadini n'abantu bakomeye cyane mu baturage
ntekereza yuko ashobora kuba afite umugambi wo kugira ngo yifashishe ace muri banyamadini agere ku baturage, by'umwihariko b'abaturage nabageramo bizatangira gukwira igihugu cyose, bityo yigarurire abaturage nk'uko n'ubundi aciye mu banyamadini, kuko muri Kongo abanyamadini ni ikindi kintu, ni abantu bafite influence nini cyane ku baturage. Aka kanya tuvugana abaturage batuye muri Katanga, mu ntara ya Katanga ndetse na za Kisangani bari gusaba Kabila ko yaza agafata kariya gace cyangwa se M23 kaza agafata kariya gace, mu gihe hari amasezerano ari gusinywa na Kongo, u Rwanda na Amerika yo gufata mu buryo hagaruka umutekano muri kimwe kariya gace ka Afrika ka Kongo Burasirazuba. Ko aramutse hafashwe hari ahantu nubwo amasezerano yasinywa, hari igihe wenda bitakwa affecta turiya duce kungahaye ku mabuye y'agaciro. Ese nkaho umunyurabwenge nk'umunyapolitiki bisobanura nk'uko uri umusesenguzi wa politike, ubona Kabila cyangwa se na AFCM 23 baramutse bafashe intara ya Katanga, hari icyo byahungabanya cyangwa se icyo byakumira ku masezerano yari hagati y'u Rwanda, Kongo ndetse na USA? Yego. Icyambere cyo buri Katanga, yego, so bwa mbere yaba njye mvuga ko Katanga ni kamwe mu gace kafite ikintu kavuze cyane kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uhereye mu gihe leta ya Kongo yabonaga, mu gihe igihugu nka Kongo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyabonaga ubwigenge, kuko nyuma yaho higeze kuvuka inkundura yo kwiyomora kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, havuka intambara. Icyo giciro ni igice gikomeye cyane, hagiye havuka imitwe myinshi yagiye ishaka kwiyomora, birangira bidakunze. Rero kuba abaturage ba Katanga AFC 23 iramutse basabye ko yahafata, yego, naho kuvuga ngo amasezerano ari hagati y'u Rwanda, Kongo na Amerika, ayo ngayo mu gihe yaba atitaye ku byo ku mpamvu zituma abo baturage ubwabo babisaba, yego, byagorana cyane. Ni bya bindi nyine inama y'abashonji yaba irimo iribwaho n'abagaga. yego, babashonji rero n'ubundi igihe imyanzuro ibagenerwa itazabafasha kugira ngo banyurwe, yego, ejo cyangwa ejo bundi n'ubundi barakomeza. yego, mwebwe muri abanyembaraga, nibyo muricaye mukoze inama, ariko uko mwakora inama mudakuyeho igituma bari abaturage bashobora kwifuza mu 2023, yego, icyo gihe ntekereza yuko icyo gihe ntabwo yaba ari amahoro arambye, yego, yaba ari amahoro acagase by'akanya gato, ariko isaha n'isaha n'ubundi bikomeza, bikaba byakomeza. yego. Tumaze iminsi tubona rero ubwo ndacyari kuri amasezerano n'ubundi hagati y'ibyo bihugu ko ari bitatu, tubona intumwa zijya muri Amerika, abandi bakajya muri Qatar gushaka igisubizo cy'amahoro muri kariya gace, ndetse n'uburyo intambara yahagarara. Ariko abantu turi kwibaza kano kanya, n'abantu bose bari kubyibazaho, Kabila ageze gutya wenda afashe ubutegetsi, akoze kureta mu gihugu cya Kongo, kandi hari ibyo Tshisekedi ari kwemerera ko Amerika ko yamufasha igakura M23 mu bice byose yafashe, nawe akagira ibintu abemerera, harimo kuba nyine zahabu byanga bya ko harimo y'agaciro agomba guhabwa Amerika, ko agatunganyirizwa mu gihugu cy'u Rwanda, of course ndetse kana urabizi. So kano kanya Kabila aramutse afashe ubutegetsi muri DRC, amasezerano hagati ya Tshisekedi cyangwa se hagati ya Amerika na DRC n'u Rwanda, ese ni izihe ngaruka zaba, ese yaba cyubahirijwe cyangwa n'ubundi bakomerezaho bageriye kwa Kabila? Nge uko bibona, yego, byanze bikunze Kabila nabakubwiye ni umudiplomate, yego, ni n'umunyapolitiki kandi utoroshye, ni n'inshuti y'Amerika cyane rwose. yego, rega kiriya gihugu kukiyobora neza ni uko ugomba gushaka imbaraga zindi zigufasha, yego, zikakuba hafi, kuko udacunze neza imbaraga hari imbaraga zishobora kukubirandura. Ariko kuyobora Kongo imyaka 18 ni ikintu gikomeye cyane, bityo rero nawe azi icyo bisobanuye kuyobora, kuba yayobora Amerika, nako yayobora ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, azi n'icyo bisobanuye kuba ayo masezerano yasinywa. Ntekereza ko haba Kabila haba Tshisekedi, Kabila aramutse agiyeho, ntekereza yuko ntacyo yakwangiza kwa ayo masezerano. Ashobora kuvuga ati nibyo koko twe turemera kubaha ayo masezerano mwari mwagiranye, kuko ubundi mu mategeko mpuzamahanga cyangwa se n'amategeko muri rusange usanga hari kuba leta imwe ivuye ku butegetsi, indi yisimbuye iragwa
ibibazo ndetse n'ibisubizo by'iyo leta yari ifite. yego niyo mpamvu rero njye mvuga ngo ibibazo leta haramutse habayeho ko leta ya Tshisekedi ivaho hakajyaho n'indi leta yaragwa n'ubundi bibazo ndetse n'ibisubizo leta ya Tshisekedi yaba ifite. yego dushoza kuri Congo ubwo turacyari kuri Kabila na M23 AFC. Hari abavuga ko niba uwagutsinze naho aba yaragiye. Kabila niwe watsinze M23 mu myaka yashize ya mbere birumvikana, kano kanya bongeye guhuza imbaraga babaye inshuti. Ese twitege iki cyangwa se ntabwo Kabila aramutse ageze ku butegetsi uko ari byo M23 isaba, ese M23 yagwa muri turiya duce cyangwa se Kabila arashobora kuba yagera ku butegetsi akavuga ati n'ubundi ndaje nongere mavugutire umuti wanyu, kuko abantu ntabwo bari kumva neza ukuntu Kabila kano kanya ari kuza M23 bari kubyumva ko wenda ashaka kujya gusubira ku butegetsi, ariko ntabwo bari kubona neza impamvu nyamukuru ya nyayo izatuma Kabila na M23 bumvikana ku cyo M23 ishaka. Ese M23 izasubira inyuma? Ese byanze bwo hano no habiki? Yego, mu gihe cyose Kabila yabagiye ku butegetsi, yego, ntekereza ko nk'umunyapolitike aramutse atubashye ibyatumye M23 y'Irwana, yego, n'ubundi nawe yahura n'ibibazo by'uko intambara yakongera kwaduka. yego, ariko ntekereza ko biriya bintu yabibayemo aramutse yemeye ibyo ibigituma impamvu akubaha impamvu zituma M23 y'Irwana, nta ntambara yavaho, nta ntambara yabaho. Kandi n'ubundi gutsinda neza iyo buriya habayeho ikibazo gituma abaturage barwana na leta yabo. yego, ikintu leta ibikwiye gukora ni ukubanza kumva ni ugukuraho impamvu yatuma abo ngabo bajya biyunga aho ngaho babasha kurwana. Kuko igihe utagikemuye n'ubundi nawe nta mutekano uba ufite uba wizeye, kuko ejo cyangwa ejo bundi barongera bagahaguruka bakakurwanya. Nekereza ko rero wenda Kabila nk'umuntu wari umuhungu wa Kabila n'ubundi, kuko se nawe yari Kabila, nekereza ko ashobora kuba yarigiye wenda ku ikosa ise yakoze ubwo ngira ngo akimara kugera ku butegetsi abari bamufashije icyo gihe yarabakwebye arabitakana. Mu kubitakana rero byaje kurangira bigenze bite? hari icyavuyemo kitari cyiza. Kandi icyo gihe rero ntekereza ko Kabila burya umunyabwenge ni uwigira ku byabaye kugira ngo akumire ibishobora kuba mu gihe kizaza. Yego, dusa nkaho tusoza kuri iyi ngingo twateguriye abakunzi bacu b'Uruganiriro TV. Bibutse mwana kana subscribe kugira ngo buri munsi uko dushize ibiganiro uzajye ubora wa mbere mu kubona ibyo tugutegurira muri make. Ejo bundi habaye inama muri Uganda yahuje abayobozi bo mu bihugu bya Afrika y'Iburasirazuba, ariko hariyo abaperezida babiri wa Uganda ndetse n'u Burundi Neva mu guhererekanya ububasha, kuko nibuka ko Neva ni wari uyoboye Afrika y'Iburasirazuba agiye guha ububasha cyangwa se guhererekanya ububasha na Museveni. Ariko message atambukiyemo ko bahererekanye ububasha, ahubwo nuko Museveni yanze gusuhuza mugenzi we Neva. Icyo ni kimwe, ariko n'andi magambo Museveni yakoresheje nk'imigani ababwira ati dore kwa Mobutu uko byagenze, ibi nibi yanze kubyemera uko yavuyeho murabizi. Mu Burundi abaha urugero rw'u Burundi uko byagenze, abura uko byagenze, mu Rwanda buri ukuntu byagenze, mbese bose agiye asa nkaho abereka ukuntu bose bajya bava ku butegetsi bitewe nuko hari ibyo bari baranze kumva no kwemera. Abahanga bakavuga ati uko biri kose rero wasanga ariko kubwira bari abagabo ati namwe ni mutabyemera muragenda nkuko bari abagiye, siko bimeze. So ibintu nk'ibyo ubwo ni ibintu bigiye kutubwiraho kuba Museveni yaranze gusuhuza ikiganza mugenzi we w'u Burundi, ndetse niyo migani yakoreshejwe na Museveni asa nkaho atagira ubutumwa atambutse nk'umusaza. Bisobanuye iki nkaho bwawe? Museveni ni umuntu ukomeye cyane muri kano karere. Yego, atari muri kano karere gusa, no ku mugabane wa Afurika. Ari mu baperezida bamaze igihe kinini cyane, imyaka 40 ibinyacumi 1 2 3 4 uyoboye igihugu nka Uganda. Buriya twe hano mu Rwanda rimwe na rimwe njya mvuga ngo tugira amahirwe ko kino ni igihugu cyari igihugu kimwe n'ubundi, ariko muri Uganda igihugu cyari kigizwe n'impugu. Uzumva hari bavuga ngo ubwami bwa Buganda, ubwami bwa Abanyoro n'ibiki byose, ugasanga rero ni impugu nyinshi zahurijwe hamwe zibyara igihugu kimwe. Yego,
ahariya rero Museveni hari ubutumwa bukomeye cyane aba arimo aravuga, by'umwihariko yayoboye Uganda, Sudani itarayicamo ibice bibiri, ngira ngo bamwe bajya banamushinja ko bamwe bajya bafitemo akaboko mu itandukana rya Sudani. Yego. Museveni njye mwita ko ari umunyapolitiki ukomeye cyane, yego, kuko urebye buri kintu cyose kiyagiye kiba muri East Africa, iyo ukoze trace ugasubira inyuma, yego, akenshi usanga bakunda kugaragazamo akaboko ka Museveni gashobora kuba kagaragara mu buryo buziguye cyangwa butaziguye. Kuba rero yavuga ati aba bakoze ibi ngibi nibo byagenda gutya, ntekereza ko rimwe harimo nk'umuntu mukuru kubereka ibyagakwiye kuba byarakozwe bitakozwe, no kugira inama n'ubujyanama. Yego. Ntekereza ko buryo umujyanama kugira inama, ariko iyo ari wowe ufite gufata umwanzuro ushobora kuwufata cyangwa kuyikurikiza cyangwa ntuyikurikize. Yego. Njya mvuga ngo iyo twigereranije n'abandi n'abaturarwanda nibara mu bashobora kuba bari abavuba, ariko nanone iyo utendeye ikirari tugasubira inyuma mu mateka, usanga mu gihe cyose utarakemura igituma abaturage bashobora kurwana, n'ubundi uzarwanwa. Ibyo ngibyo mbishingira kuki muri 73 mu Rwanda Habyarimana afata ubutegetsi, ntiyigeze ikosa rya mbere yakoze ni ukudashakisha uburyo ki akwiriye gufasha abanyarwanda bari barahunze igihugu kugaruka mu gihugu, kwemererwa kugaruka mu gihugu. Yego. Iryo kosa ryaje gutuma mu nyuma bashaka kugaruka ku ngufu. Yego. Nawe ashaka gukoresha ingufu. Icyo gihe rero iyo aza kuba umunyabwenge kuruta ibindi byose, yari gushakisha uburyo ki abagarura mu gihugu, agakuraho impamvu yatuma barwana. Kuko ubaka kanya igituma FDLR idashobora kuvuga ngo dutere u Rwanda bipfe gushoboka mu buryo bworoshye, nuko impamvu zituma barwana se mu by'ukuri yawe ashobora gusobanura. Yego. Ntabwo yabujijwe kuza mu gihugu, n'uje baramwakira. Yego. Mu gihe rero muri aka karere zimwe muri leta zishobora kutumva neza ikibazo gituma abaturage bazo bashobora kwegura intwaro, ngo bakureho izo mpamvu cyane rwose, tuzahora twumva zimwe muri izo leta z'i Rwanda. Ndagushimiye Inyansi. Iyo ni ingingo ya mbere twaganiragaho yo mutekano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, ngira ngo mwumvishe byinshi bitandukanye uko byatangiye nuko bihagaze kano kanya, ndetse hanatubwiye uko byibuze icyakorwa kugira ngo umutekano ugaruke, nubwo twabiganiraho gutya bwarenda buga cyari ko kugira ngo uzagaruke biragoye cyane. Inyansi nawe urabizi cyane. Twe gutinda tujye ku ingingo ya kabiri. Hari ingingo naze kuzana muri ingingo ya mbere zigaragaza ishusho y'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga, turaza kuba tuziganiraho, kuko ni ikintu ushaka kugira ngo umunyarwanda wese, n'umunyarwanda uri za Kangondo, umunyarwanda uri epfo yo mu bishanga yo guhinga, amenye ishusho y'u Rwanda rufite ku ruhando mpuzamahanga. Umuturage uri kwihingira ibirayi kano kanya, cyangwa se uri guhinga umuceri mu bishanga bya za Bugarama za Rusizi iyo ngiyo, nashaka kubanza kumubwira u Rwanda. Iyo ubundi uvuze u Rwanda wumva iki? Uri kurubwira nk'umunyamahanga, cyangwa se u Rwanda wumva iki nkawe ubwawe Inyansi? U Rwanda numva iki? Yego. Hari uburyo butandukanye nshobora kumva mu Rwanda. Yego. Nshobora guhera ku izina u Rwanda ry'ubwaryo, riva ku nshinga Rwanda, bivuga kwaguka. Of course. Yego. Rero iyo uvuze u Rwanda ngifata nk'igihugu gikomeye. Yego. Kidakomeye ubu ngubu ahubwo cyahoze gikomeye. Icyo uvuga u Rwanda ni iki kintu kikuza mu mutwe byose? Iyo umuntu avuze u Rwanda, hari bamwe by'umwihariko nkanjye ubwanjye nifata nk'igihugu, ikintu cya mbere kibanza kuza mu mutwe wanjye. Yego. Ni igihugu gishobora kuba kiri mu bihugu bifite isuku, igihugu ushobora kugendamo saa sita z'ijoro, yaba ari hano mu mujyi wa Kigali, yaba ari hano mu ntara, yaba ari ahantu aho ariho hose, ukaba ushobora kugenda nta nkomyi isaha zose, ntawe uguhungabanyirije umutekano, ndetse n'ubigerageje igihe agaragaye akaba ashobora gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Yego. U Rwanda rero ni ikintu kigari cyane umuntu nshobora ngewe ubwanjye nshobora kugusobanurira ngo ikiza mu mutwe wanjye
bigatwara umunsi. Yego nibyo byatwara umunsi n'igihe kinini byagutwara kugira ngo usobanure nyine ku Rwanda ko ni ibintu byinshi cyane. Hari ibintu by'ingenzi nshaka kugira ngo tuganiraho nk'aho umusesenguzi n'umunyarwanda aze kumenya noneho ibi ngibi biragaragaza iki ku ishusho y'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga. N'ingingo nka zingahe turaza guhera ku minsi ishize, mu byumweru bishize cyangwa se mu cyumweru gishize, niho hambere twamenye ko mu Rwanda hakorerwa imbunda, intwaro cyangwa se ibiturika birumvikana bikorwa na kampani ya Remco. Ariko ikibazo ni ibiturika buriya cyangwa ahubwo ni ibituritsa? Ni ibituritsa. None se wenda tuvuga amasasu, amasasu ntakorerwa mu Rwanda kandi amasasu niyo aturika. Niyo aturika ariko araturika. Aturitswa n'iki? Aturitswa n'iki? Bwira umunyarwanda ubyumva. Njye numva ari imbunda kereka ahubwo we niba hari ibiti. Niyo mpamvu njye nkubwiye ngo ahubwo twavuga ko hakorerwa ibituritsa kuruta uko ari ibituritswa. Ari ibituritsa. Utantwara kure cyane rero ngo utangiye kunzana ko nanjye nakubwira kugira ngo aya masasu aturike hari ibiyafasha. Ibyo rero mu minsi ishize ubwo ngiye gutuma ntangira gusa nko mbiheramo cyane. Wabonye Excellence Paul Kagame asura ikirombe cya Nyakabengo Mining, ikirombe cya mbere muri Afurika gisarura ndetse wolfram nyinshi muri Afurika, kandi wolfram ku makuru make mfite nuko yifashishwa muri ibyo bintu by'imbunda n'intwaro n'amasasu. Urumva neza ku makuru make mfite nge ntabwo mbizi neza ko ntabwo I'm not expert muri ibyo bintu, niko mbyumva. Ubwo rero kuba ibyatuma amasasu riturika biboneka mu Rwanda twaye tutabyita gutyo natwe. Yego it's not a full 100% ko twabyita, ariko biri kose harimo percentage, kuko nubwo urwo ruganda rukora ibyo bituritswa cyangwa se ibyo bituritsa simbizi uko wabyise wowe, ntabwo tubikora 100%, ahubwo dufitemo nka 40% se 30% kugira ngo byibuze tubikora byuzuye biva hanze. Ubwo twari turi kuri iyo shusho turavuga ku shusho nka zingahe. Hariyo kuba twaramiye ko mu Rwanda hakorerwa izo mbunda n'ibiki byose, hari icyo byagaragaje. Turaza no kongera kubwira ku munyarwanda yuko twumva nabo, cyangwa se hari ikindi kintu kijye gikunda kugaragara ngo Visit Rwanda ku bihugu byo mu Burayi cyane cyane mu makipe akomeye, Paris Saint-Germain, Arsenal, Atletico Madrid ndetse na Bayern Munich mu gihugu cy'Ubudage. Ni amakipe akomeye usanga u Rwanda ruteramo inkunga. Mu by'ukuri hari n'ishusho bigaragaza ko biri kose baza kugenda bidusobanurira, ariko ikindi kiri buze kuba kiri aho ngaho kirenze aho ngaho ni umutekano w'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga. Nabyo hari icyo bigaragaza wenda, ndetse na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. N'ingingo nk'eshanu mu by'ukuri ariko ugiye kugenda unyuramo gake gake. Kuba u Rwanda rukora imbunda cyangwa se rukora ibifite bihuye n'ibya gisirikare bisobanura iki, n'iki bigaragaza ku ruhando mpuzamahanga ku Rwanda? Ibyo by'ubwabyo ni ikintu gikomeye cyane muri Afurika, kuko ibihugu bishobora kuba, niba nibuka neza, ubundi mu myaka nk'itatu ishize nari nzi ibihugu bigera kuri 12 bikora intwaro bishobora kuba byikorera intwaro. Ubwo u Rwanda ngewe nekereza ko rwaba rubaye urwa 13, igihugu cya 13. Icyo ubwacyo ni ikintu gihambaye. Wenda usibye ko nanjye nibaraguza rimwe na rimwe bavuga ngo ni ibituritswa, ngo ni ibituritswa, ariko se ndibaza ubundi buriya riya ruganda rukora intwaro bavuga ko rwatangiye 2018, niko bamwe bagenda babivuga. Ubu turi 2025, muri iyo myaka irenga ingahe yose ruriho bitarasakara. Niyo mpamvu buriya ibintu bikorerwa mu gisirikare ku isi yose bikunda kubibanga. Utwo twebwe ba rubanda tumenya, tutumenya nyine kuko nibyo bashatse ko tumenya, ibyinshi nta nibyo tuzi. Ubu ngubu batubwiye ko bakora imbunda, ariko nituzi ejo bazaba bakora iki. Ikindi kandi urwo ruganda niba rukoramo abanyarwanda bareba uburyo bikorwa, mu ibyo bintu byose bikorwa. Buriya iyo utangiye gukora isabune, ejo utangira no kwiga uburyo wakora ikarito uzafungamo ya sabune. Rero nge ndavuga ngo mu Rwanda igihugu kimaze gukataza muri diplomasi, biriya mpita mbifata nk'ikintu kidasanzwe. U Rwanda mu gisirikare ni igihugu gikomeye. Uzasanga ingabo z'u Rwanda zagiye Cabo Delgado, hehe hose muri Afurika.
so ibyo ngibyo by'ubwabyo rero kuba rwikora noneho intwaro icyambere cyagombaga kubikomeza ni ukuba mu bihugu birenga 50 biri ku mugabane wa Afurika yego kiri mu bihugu bitarenga 10 bikora intwaro icyo ubwacyo kirakomeye. Yego ikindi abantu bajyaga bikanga ingabo z'u Rwanda ngo zirakomeye zifite ibikoresho noneho kongeraho ko arizo zibyikorera. Icyo cy'ubwacyo ni ikindi kintu gikomeye. Tekereza ko ubushize twumvise Kongo iri kurasa ibisasu mu Rwanda ngo hari ikintu kiri kubisama. Niba hari ubwirinzi bushobora gusama izo ntwaro byatunguye Afurika yose na bamwe no kwisara batunguye ko mpamye ko ubwo bwirinzi rubanza rw'u Rwanda rufite muri Afurika boye nahaje pense. Yes, ubyo ngibyo rero niba by'ubwabyo nkuko wenda nibyo utekereza nibyo wenda ariko icyo mpamya niba by'ubwabyo byarabaye inkuru idasanzwe. Yego, urumva hashobora kuba hari n'ibindi byinshi igisirikare cy'u Rwanda kibitseho bitaranamenyekana bitazwi n'abana buri umwe. So rero ntabwo mbifata nk'akantu koroshye, ahubwo mbifata nk'ikintu gigari gifite icyo kivuze cyane kuri diplomasi militaire. Yego, military diplomacy. Kuko n'ibindi bihugu bizatangira kuza kujya byifashisha iyo military diplomacy bize mu Rwanda. Ubu bityo hari amakuru ko Sudani y'Epfo yatangiye kureba uko yadiringa no kugura intwaro mu Rwanda cyane. Ibyo ikimara kumurikwa kiragiye ujya munsi ibaze nyine niba Sudani y'Epfo ishobora kuza. Kandi Sudani y'Epfo buriya ni isoko rigari rikomeye cyane kuko hari intambara barazikeneye. Ibicuruzwa byabo bifite agaciro ni intwaro. Yego, mwijana mu magambo nk'abiri u Rwanda rwagize iyesura mu bihugu byo hanze cyangwa se mu mahanga. Icyo gikorwa babonye barukora ni ikintu gikwiriye. Ibindi bihugu bigomba gutangira gutekereza uburyo harimo ibizatekereza uburyo byaza kugura intwaro mu Rwanda. Ariko none twanakwirengagiza ko harimo ibizagira ishyari, hari n'ibyatinyemo hakabamo n'ibitinyamo bikavuga biti uriya muntu utangiye gukora intwaro ubu ufitemo ushobora gutinyamo, ugatinya kubera ko wamwubashye cyangwa se ugatinya kubera ishyari. Yego, ibyo ngibyo ntibyabura. So ibyo ngibyo ntabwo byabura. Aho ni ku ruhando mpuzamahanga kuba u Rwanda rukora intwaro hari message mu by'ukuri byatambukije ibihugu byinshi ntabwo bari babizi. U Rwanda rukora bucece gusa kandi ntabwo byagutungura buryo ubona ugiye muri Cabo Delgado kirukana ibiyeme by'abayisilamu Islamic State ukaburinda umutekano w'igihugu w'umukuru w'igihugu cya Central Africa. Muri Sudan naho ngaho uri gutanga umusada mu mutekano by'ukuri. Hari icyo u Rwanda rusobanuye ku mutekano ndetse no kuba rukora izo ntwaro by'ukuri. Hari message yatambutse kandi ibihugu byinshi bisa ngaho byikanzemo biranatinya. Bese ishusho byatanze nkanyu ko mbyumva no kwitondera u Rwanda si byose. Bese abantu babaye ngaho batajya kwibaza ku Rwanda inshuro zikubye kabiri. Aho ni kubwo ni mu buryo bw'umutekano tujye kwamamaza u Rwanda, visit Rwanda. Nkuko nabivuze ni amakipe arenga 4 u Rwanda rukoresha rwamamaza. Ibyo byo nubwo hari abatabyumva cyangwa se ikindi cyari ku nkabo bwawe fasha umunyarwanda uri ipfiyongiyo za Kagaramira cyangwa naye hose Gisagara yumve icyo u Rwanda rurimo rucuruza hirya hariya biri gutuma ruva hamwe rukajya ahandi. Ese Visit Rwanda iri gutanga iyesho mu bihugu mpuzamahanga bari kubibona gute muri make? Buriya rero iyo ubukungu bwifashe neza mu gihugu ibintu byinshi bigenda byikora. Nayo mpamvu uzumva ngo barafata ibihugu bijya kunganya imbaraga bishobora gutinyana kurwana ariko bigafatirana ingamba zerekeranye n'ubukungu. Yego, ubukungu ibintu byinshi bishingira ku bukungu buriya niyo moteri ibindi byose byikaragiraho. Ari izo ntwaro wavugaga ntizishobora gukorwa bidaciye mu bukungu. Niba zigurishijwe hari ikinjira. Ibyo nanone bishingira no kuri diplomasi. Nge mbona ko diplomasi y'u Rwanda ibyo by'ubwabyo byo kuba u Rwanda rwajya mu makipe akomeye ku isi bikajya hakazamo iriya porogaramu ya Visit Rwanda
by'ubwabyo uriya mushinga wa Visit Rwanda nkubona mu rwego rwa diplomasi kandi nkubona nk'umushinga ugamije, hari ikintu tujya tuvuga ngo kwica inyoni ebyiri ukoresheje ibuye rimwe. Ku rwego rwa diplomasi hari ikiyongeraho, ndetse no ku rwego rw'ubukungu hari ikiyongeraho. Ku muturage waba wibereye mu nce z'ibyaro cyangwa kure cyane, usibye ko mu Rwanda nta kure cyane hakibaho, njye mbona ko hari byinshi bimugeraho. Ubushize ndi muri za Nyagatare nabonaga ukuntu hari imihanda mu makaritsiye, ibyo usubije inyuma muri za 2 abenshi twebwe twavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, natwe ubwacu tuzi neza ko hari byinshi, hari bimwe mu bikorwa remezo byinshi bitari bihari, uhereye mu mujyi wa Kigali ukajya mu ntara, mu Nyagatare niho nari mbereye mvuga ku mihanda yubatswe kandi migari, ukajya mu majyepfo umuhanda mishya yubatswe nk'uca i Nyanza ukaca ku Ruhuhu ukambuka Bugesera ukagana Kigali. Ibyo byose rero bikorwa bishingira kuri income, ku biba byaturutse muri uko kwamamaza. Ubundi rega ntushobora kugira ikintu ubona utagize ikindi utanga, niko biba bimeze ku isi. Umuhinzi kugira ngo abone umusaruro yikoramo akagira ibyo asohora kugira ngo wa musaruro azawubone. Niba ugiye guhinga ibishyimbo urabanza ufate ibishyimbo bikeya ubitere, hanyuma bizere byinshi. Niko biba bimeze. Niko biba bimeze mu by'ukuri kubabibona ku ruhando no ku ruhando mpuzamahanga. Tuvuye mu biroko ndi mu minsi natembera mu gihugu kimwe cyo hanze muri East Africa, ariko wumva u Rwanda baruvuga ko umuntu yambaye jezi yanditseho Visit Rwanda ya Arsenal, ko abantu benshi bafana Arsenal, yambaye jezi yanditseho Visit Rwanda. Ibyo ngibyo ishusho bigaragaza ko umunyarwanda uri butembere muri kiriya gihugu ngende umunyarwanda. Okay, Visit Rwanda of course akajya ko ni umunyarwanda uhageze, hari ishusho bigaragaza ko byanga dukunda byamaze igihugu cy'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga, ku buryo mpamya ko n'ubundi bikurura ba mukerarugendo bakiyongera, amadovize akaza ari menshi. Niyo wavuze iyo mihanda ihereho ikorwa, inyubako zikubakwa, birumvikana cyane. Dusa nkaho tugana ku musozo. Mu yindi shusho isa nkaho igaragaza umunyarwanda cyangwa se u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga, n'umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, cyane cyane ku mbwirwaruhame ziwe cyangwa se ku mvugo akoresha yari kubwira yari muri izo nama. Aho ntabwo ndi bujye kure cyane, ejo bundi ahambiriza Ababiligi. Abantu benshi ntabwo bari bumva ko igihugu gito nk'u Rwanda cyakwirukana Ababiligi kikaba amasaha 18 ngo mwavuye ku butaka bwa. Ega n'Ubabiligi ni buto. Ubabiligi sugira ngo buturuta. Reka teko ko wenda kari buto, ahubwo turebe Ubabiligi bundi busobanuye iki ku Rwanda, bisobanuye iki ku mateka y'isi. Niba umuntu yaje akagukoloniza kuyobora, ça veut dire que hari ikintu afite avuze kuri wowe ndetse no ku bandi bantu yagiye akoloniza. Ariko urifashe uramwirwa ngo ndashaka kuvanga aha deuxième n'abazungu ni nabera, abantu bashobora kurenza gutinya bera. Ibyo bikemara kuba wenda nka wabyumvishe gute, noneho niki byasize ishusho kino no ku munyarwanda n'u Rwanda muri rusange ku bindi bihugu byo hanze. Dusanga aho tugana ku musozo. Icyambere ku byerekeranye n'Ubabiligi cyo ndashaka kuvuga ko biriya bihugu ntabwo ariko byose bigifite nyine imbaraga bari bafite icyo gihe zitandukanye n'izuba. Niba bya bindi umuntu aba yakiri mutoya, murumuna akaba umuntu mukuru agakubita umwana, ejo yamara gukura mukaba noneho mwagira gute mwagigira mugapezanya. So Ubabiligi imbaraga bwari bufite bukoloniza bimwe mu bihugu bya Afurika ntabwo ari zo ubu ngubu aka kanya bugifite. Kandi Ubabiligi nacyo ubwacyo ni igihugu rega kitari stable cyane, utavuga ngo kiri stable mu gace ugereranyije n'agace giherereyemo. Buriya mu Ubabiligi habaye amacakubiri menshi anakomeye cyane. Muzumva icyitwa abawaro n'abafrema, nujya kurana n'umwami w'Ababiligi ntabwo akomoka muri abo ngabo, bajya kumukura mu bindi bihugu, bamukuye mu kindi gihugu. So ibyo bintu buriya rero ahantu hatari ubumwe
n'umugore n'umugabo iyo batunze ubumwe umwe ashyira amafaranga 5 kuri konte umwe agakuraho 4,500 ajya kuyanywera byeri undi agakuraho yari asigayeho nawe ati bikamera nka wa mutwe muri Kongo numvise ngo biroze bishambuke ngo nibishaka nibazaga bwa mbere biroze bishambuke nibiki naho kumbe nibishaka bisenyuke bisenyuke ubwo rero Ububirigi nabwo niba hashobora gukuriramo ayo amacakubiri bo ubwabo bayafite icyo gihe nibyo bari bafite zimwe mu mbaraga ubu batagifite nibyo nakubwiraga so rero njye mvuga ko Ububirigi kuri iki gihe ni igihugu gisanzwe yego wenda gifite diplomasi ariko ntabwo gifite imbaraga zishobora kuvugira u Rwanda ngo we cishwa n'u Rwanda ngo rucishwa ahangaha niyo mpamvu rero biriya byashobotse nta kindi iyo biza kuba ari nk'icyo gihe ntabwo byari gushoboka ngira ngo muri buka Rudahigwa ibyamubayeho icyo gihe kuko yari ari under controlled by n'Ababirigi so njye ndavuga ngo ubu aka kanya u Rwanda rufite ikindi kintu izindi mbaraga ziri muri diplomasi ndetse n'imbaraga z'ubukungu ndetse n'imbaraga za gisirikare zituma rutapfa gukorwa mu jisho n'igihugu mu Bubiligi uko kishakiye. Bivuze ko nta muntu apfa kuza kumenya u Rwanda bitewe n'izo ngingo zose umaze gusa nkaho utubwira muri make izo umaze kuturamburira zose ku ishusho mpuzamahanga ku Rwanda muri make nuko u Rwanda rurubashywe cyo twakuramo cyane rwose rurubashywe ngira ngo tume tuzasanga aho tubona ku musozo w'ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi ni ikiganiro kwagiye tuganira ku ngingo zigiye zitandukanye ariko mbere ko dusoza reka nongere nkwibutse ko wakanda subscribe ku Ruganiriro TV uko urimo kureba kino kiganiro kandi unakire mu by'ukuri unagisoze birumvikana kanda subscribe unashyiramo comment like unasharing of course no kuri notification kugira ngo tujye kwa uploadinga ibiganiro byacu uzajye uri wa mbere mu notification ikubwira ko mu Ruganiriro hari ibyo twateretseho mu by'ukuri uyu munsi nari nakiri mugenzi wanjye Inyansi umusesenguzi muri politike akaba ari kwiga n'amategeko yego nibyo rwose ubwo abashaka kubaburana n'ukuburana ntabyo buriya kuburana no kunganira abantu kubagira inama ibindi bazaguhamagara bazakuvugisha mu by'ukuri Inyansi ndagushimiye cyane nanjye kandi ndabashimiye cyane reka shimira mwese mwabonye natwe mu kiganiro cyo kuri uyu munsi mwakoze nimushima murashiraho comment nimwifuza kongera kugaruka tukaganira ku zindi ngingo mu bitugure muri comment hasi aho ngaho muri comment reka mwese mbashimire uwakanda subscribe wakoze aho uri hose kutwumva uri mu diaspora thank you niba uri mu Rwanda nawe kangumeze nkwifurize ibihe byiza cyane nyenari Kadus Castro wayoboraga kino kiganiro